neza ariko icyo nzi neza nzi nuko ijambo ry'Imana bavuga ngo twahawe imbaraga n'ububasha bwo kugira gute bwo gukandagira inzoka na scorpion. Iyo ukandagira inzoka na scorpion buryo ukandagira satani. Ubwo bubasha uwo mukobwa ikintu cya mbere yagombaga kumenya nuko yagombaga kumenya ko afite ubwo bubasha. Cyo nicyo cya mbere kuko burya iyo wamaze kumenya ububasha ufite iyo autorisation urayikoresha. Urumva rero nukuvuga ngo niba barahawe ubutware n'ububasha urumva bwo gukandagira inzoka na scorpion ugomba kubanza ugasobanukirwa iyo nzoka izite inzoka imeze gute. Ntago umuhungu n'umukobwa bashobora guhura burya pafu ngo bahite baryamana. Hari etape par etape kugira ngo babashe kugera ku mwanzuro. Cyo turacyemerana izo etape zose rero from 1 to Z. Urabyumva umuntu agomba kwita zevaruwe akamenya uburyo satani atereramo akamenya uburyo satani aziramo. Urabyumva neza rero no kuvuga ngo ikintu cya mbere cyakozwe nimba ari umukobwa wasanze umuhungu cyangwa umuhungu wasanze umukobwa byanga byakunda mu magambo bavuganaga. Satani burya arubaka agasakara akamenya ngo fondasiyo akamenya ngo tugeze kuri rento nimba ari rento akamenya ngo dore igihe cyo gusakara kiraho. Nubwo buryo satani akoramo. Mu yandi magambo satani ni umugabo w'umuhanga. Nukuvuga ngo si ukuvuga tuvuze ngo ni umuhanga twaba twigize abaswa ariko ni umuhanga kutisobanukiwe. Bivuze rero urumva icyaha ntabwo si ukuvuga ko tutakora icyaha. Urabyumva neza niyo mpamvu bavuga ngo muhore muri maso muhore mwiteguye kuko mutazi igihe umujura azazira umujura azinjirira. Guhora turi maso rero nta kundi ntago ari kwa kundi kuko umujura ntabwo aza ngo abarokore bakunda no kugira mentalite ntazi zicuramye ukuntu. Umujura ntabwo aza nimba ari umujura uje kwiba televiziyo ngo azahita bomori nako ahita araha televiziyo. No, agomba kubanza akamenya ngo iki gipangu cyubatswe gute, agomba kubanza kumenya ngo ahantu hari inzira zoroshye nihe, agomba kubanza kumenya ngo serire imeze gute, televiziyo iteretse hehe. Rero nyiri inzu ugomba kurinda agomba guhera ku rupangu rwe. So urumva n'umukobwa yagombaga kurinda kuko umuhungu n'umusore nako umusore n'umukobwa bajya kugera ku rwego rwo gukora ibintu nk'ibyo hari izindi process zanyuzeho bagakonfirima. Aho rero muri izo process niho satani akorera. Rero aho ngaho urumva niho satani amenyera wowe kuri umunyantege nke ahubwo niho habera umuhanga. Mu yandi magambo ntago satani yakoreye mu muhungu nta nubwo satani yakoreye mu mukobwa ahubwo satani yubakiye mu byo baganira arabagwisha. Nukuvuga ngo ikintu abarokora agomba kumenya ubu nukuvuga ngo satani ashobora kutankoreramo agakora muri mikoro. Urabyumva ngewe kuko iyi mikoro yayikoreyemo ngiye nkayisanga. Urabyumva neza nukuvuga ngo satani ikintu yakoreyemo ni urukundo rwabo si bo babiri yakoreye mu rukundo rwabo ahubwo icy'ingenzi ku muntu ni igiki ni ukumenya ngo satani arakorera mu biki. Urabyumva nukuvuga ngo uyu musore dukundanye biti mugomba kubanza mukamenya ko icyambere wambaye umubiri yambaye undi igihe icyo ari cyo cyose umubiri rero ni ugutegeka. Urabyumva neza uzaba wafatiye mu rukundo kuko ari ugusambara satani afatira mu bantu wasambana n'ubonye wese ariko wa undi mwamenyanye ni mu rukundo niwe mwakundanye nyine bagomba kuba maso. Rero hari n'amagambo ubutware sundi ugira ngo niki ni ukuzumva wabyimbye no mentalite ko satani akora mu bitekerezo ubundi akenshi. Rero n'ubutware bw'Imana bukora mu bitekerezo. Nimba Imana yaravuze ngo imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka icyo kintu nikikuza mu mutwe nujya gukora bya bintu uzavuga uzabanza utinye iki kurimo ubanza utinye iki kuri mu mubiri ubanza utinye wa mubiri wawe umenye ko umubiri atari uwo muntu. Bivuze ngo satani azakwereka ko umubiri wawe nta gaciro ufite. Urabyumva neza ariko Imana yo nuyiha agaciro ukayitinya uzumva ko umubiri w'umuhungu atagomba gukoresha uko yiboneye. Mu yandi magambo niba ndi kubyumva neza Seza ngewe ko ikibazo cyane cyagiraga giti ese satani yakoreye mu muhungu cyangwa yakoreye mu mukobwa. Wansubije neza urambwira uti ntago satani yakoreye mu muhungu nta nubwo satani yakoreye mu mukobwa ahubwo mu byo bavugana niho satani yubakiye mu rukundo.